nizere ko umeze neza wowe twigana amasomo menshi atandukanye. Uyu munsi ngiye kukwigisha uburyo wafata ifoto nk'iyi ngiyi. Urabona iyi foto bayimpaye imeze gutya, ariko urabona uru ruhu rw'uyu mukobwa, nizere ko uri kurwitegereza ukarureba neza. Reba uburyo naruhinduyemo, iyo no after yayo. Urabona ni uruhu rumeze neza, rufite amabara nyine ari gradient ameze neza, asa neza. Ngwino rero nkwereke uburyo nabikozemo, nawe ujye ubasha kwikorera agafoto gasa neza nk'aka, bidasabye ngo wishyure umuntu ngo abigukorere, nawe wabyikorera. Ni ibintu byoroshye. Ngwino rero dutangirane nkwereke uburyo bikorwamo, ariko mbere na mbere banza ukore subscribe ndetse unanyandikira muri comment nimba turi kumwe, unampe na idea y'ikindi kintu ubona ubutaha nazakwigisha, kandi like yawe ntubure kuyikora kuko nayo ni ingenzi cyane. Reka dutangirire nkwereke uburyo nabikozemo, nawe ujye ubasha kubyikorera. Kadukuremo iyi foto dutangire nkwereke uburyo nabikozemo, nawe ubyikorera. Wihita ufata ifoto yawe nk'iyi ngiyi, uyiterure gutya, uyizane muri Photoshop yawe, uyiterekemo gutya. Urabona ni gutya ifoto yawe igihita ifunguka ukishyira muri Photoshop. Ikintu rero ukurikiza, uratuza hano ukande right click. Ukureba nizere ko turi kugendana. Urabona hano handitse convert to smart object, ahangaha ukandeho gutya. Urabona hari akantu gahise kazaho hano nakakagufuri kariho kagiye saza handitse layer. Reba rero ikintu hano yitukurikiza, urahita hano handitse filter, ahangaha nizere ko turi kugendana. Uhita hano handitse sharpen, ahangaha handitse sharpen, uhitemo ino smart sharpen, iyi ngiyi uyikandeho gutya. Urabona hano dore imibare ihita izamo, harazamo iyi mibare niyo tugiye gukoresha. Making sure ko hano ahangaha hano handitse amount harimo 114 muri amount. Hano hagomba kuba harimo customer, hano harimo 114 gutya. Hano ushyiremo radius gutya, radius yaho uyishyiremo 16 kuri 4, ahangaha nizere ko turi kugendana. Hano reduce noise, hano reduce noise umaking sure ko harimo 43. Nizere reduce noise umaking sure ko harimo 43%. Noneho hano handitse remove, hano remove harimo nyinshi, harimo lens, akabamo motion, ariko uhitemo iyi ngiyi, iyi aba ariyo uhitamo. Iyi niyo nziza, iyi ngiyi niyo nziza, aba ariyo uhitamo. None urasanga hano kuri shadow, hano shadow hafunze. Iyi mibare nizere ko hejuru amaze kwishyiramo. None urasanga ino shadow imeze gutya ifunze, shadow and highlight. Uhita uyifungura gutya kuri kano kantu. Numara kuyifungura ino shadow, hano hagomba kuba harimo 0, hano harimo 50, hano kuri radius harimo 1, ahangaha naho harimo 0 kuri fade amount. Tono width hagomba kuba harimo 50, radius harimo 1. Nizere ko hano kino ino part ya mbere tuyirangije, nawe ariko wabikozemo. Uhite wemeza. Urabona ifoto yacu ihise ihinduka. Reba uburyo mbere yari imeze, dore uburyo itangiye kugenda ihinduka, turi kugenda editing. Nizere ko wamaze gukora subscribe, ntubure kuba utayikoze kuko tuzatubana mu yandi masomo menshi guhigisha kurikira, kandi azagufasha kuko ibi ni ibintu bigezweho cyane gukora ifoto yawe gutya. None kandi si no ku bakobwa gusa, no ku bahungu wabikora nta kibazo rwose. None sasa rero turangije eri, urahita ukurikizaho hano, urahita uza hano filter n'ubundi ukandeho, uhita uza hano handitse camera raw filter. Hano muri camera raw filter nizere ko turi kugendana. Urahita uza sasa rero umanure hano, uhita uza hano handitse hano kuri basic, aba ari basic ufungura. Ushobora gusanga ifunze, ufungura ino basic gutya, aba ari ifungura. Uhita umanuka hano hasi, hano handitse texture, hano kuri texture niyo tugiye gukoresha. Mwibutsa ntubure kuba wakoze subscribe kuko bizajya bigufasha ko tubana mu yandi masomo menshi mwigisha akurikiraho, kandi azagufasha bidasabye ngo ujye kwishyura abantu babigukorera. Ino texture rero tugiye kuyiorganiza tuyikore neza. Iyi texture tugenda twongeramo gutya. Urabona ifoto yaje kugenda ihinduka. Nizere ko turi kureba hano mu gatuza k'uyu muntu ifoto yaje kugenda ihinduka neza no muri aya maso. Hano reka dushyire nko kuri 50 gutya, twongereho gato 50. Hano nubwo yaba 53 gutya.
ino 53 gutya hano ni sawa. Urabona ko ifoto yiwe iri kugenda iba nziza cyane, irushaho kuba nziza. Noneho hano kuri quality hano tugiye kuyongera nayo tuyegere. Urabona ifoto yacu iri kugenda ihinduka, urabona tuyigabanyije dore ukuntu yitiwe, ariko nituyongera urabona ko iri kugenda ihinduka, irushaho kugenda isa neza. Reka dushyireho nko kuri 46, dushyire nko kuri 46 gutyo. Urabona ifoto yacu ukuntu iri kugenda iba neza, iri kurushaho nyine kuba ifoto isa neza. Hano rero riri ikintu itukurikizaho hano reka hano dushyiremo nka 20 hano kuri hano ahantu nagiye nkora nabo bari gukora, ubona ukuntu ifoto yacu iri kugenda iba. Reka dushyire kuri 29, dushyire kuri 29 gutya. Ahangaha ni sawa. Urabona ifoto yacu imaze kugenda iba nziza, irushaho nyine kubona igenda isa neza, nyine ubona ari ifoto iri professional ku buryo bwiza cyane. None asigaye rero urahituza ufunge iyi basic hano, uyifunge gutya, kuko iyo ibyayo byo turabirangije. Nkwibutsa ube wakoze subscribe kandi na comment yawe ube wamaze kuyikora. Wagize ikintu nyandikira muri comment ubona ubutaha nazakwigisha cyagufasha, kandi like yawe ni ingenzi kuri ino video, kuko like ima comment nyine bikanyereka ko wakurikiye ino video. Sasa rero drama tugiye gukurikiza, tugiye guhita tuza hano kuri details. Hano kuri detail, iyi detail nizere ko uri kuyibona n'uyifungura. Itumanuka tuvuye kuri basic hano, tumanuka hano hasi handitse detail ahangaha. Nono hano sharpening turayihorera, ni color noise reduction nayo turayihorera. Turikoreshereza ino noise reduction. Ino noise reduction hano tuzata tuza tuyorganize, tugende tuyongera gake gake. Tuzata tuza urugero tuyifate nk'ino noise tuyishyire nko kuri 30. Nisa kuri kubona ariko ukuntu ifoto yacu kugenda iba, iri kugenda irushaho noise nyine bigenda iba smooth kurushaho. Reka tuyishyire nko kuri 40 gutya. Hano gutyo urabona ifoto yacu ibaye nziza byahatari nyine, urabona ko ari ifoto ikeye isa neza. None nurangiza uratumanuka hano hasi kuri hano ukore okay, wemeze okay, uyemeza iratifunguka gutya igaruke hahandi twatangiriye. Urabona ifoto yacu irasa neza nyine mu buryo twayishakagamo, ni ifoto ifite isuku. Dore uburyo camera low twashyizeho yayihinduye, dore itariyo. Dore ifoto yacu before bayiduhaye imeze gutya, ni gutya bayiduhaye. Dore uburyo twayihinduye igatiba ifoto imeze neza ifite quality. None urayituza hano, uyituza hano handitse realize layer, uyituza hano select subject hano. Nurangiza rero ukaba wanahindura background yawe y'iyi foto ukabashyira hiyo ushaka. Nurangiza uyituza ukore hano, imaze guselecting umuntu wacu neza, uyituza ukande ahangaha gutya background ibe yavuyeho. Nuko ifoto yacu igomba kuza kubimeze. Urabona ni ifoto isa neza. Nimba iyi video rero igufashije, nyandikira muri comment uko ubonye iyi video, kandi unambwire n'iyindi video ubona nakwigisha. Like yawe yo ni ingenzi kurushaho. Subscribe yo sinakirwa mvuga. Urakoze cyane, we tubanye. Ciao ciao.